aba ari imboro ihora ihagaze y'ishyuka irahagarara igahagarara ku byo wenda nk'urugero nk'umugore ukunda kwicara umugore ukunda kujya hejuru ya posteri yo kujya hejuru umugabo aryamye agaramye umugore akamujya hejuru iriya imboro iri mwayene ibyo irabikora cyane posteri zose yaba ari ku ruhande yaba ari ak'inyuma yaba ari ako hejuru yaba munahagaze wazamuye akaguru umugabo yakagufatiye urarangiza rwose kandi umwe naje na n'undi tubahaye ikaze kuri Legacy 250 channel wagwana Kigali wagwana Bujumbura wagwana diaspora wagwana kuri umwe wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda tukaba dufite umutumirwa umeze neza cyane umukobwa mwiza tuguhaye ikaze Eva nongeye kubasuhuza inshuti zanjye mumaze iminsi mwarambuze ariko nongeye kuza kujya baha ikiganiro nk'uko mwabinsabye ubu nongeye kugaruka mu kazi nimbaye ikiganiro muhora mubinsaba Ewana Eva twongeye kuguha ikaze rwose tuguhaye ikaze nanone kuri iyi channel yacu kuri uyu muryango mugari abanyarwanda abantu bose bumva ikinyarwanda tubibutsa ko ibiganiro byacu byumvwa n'abantu bubatse ndetse n'abantu bari hejuru y'imyaka 18 kugira ngo babashe komeza kunoza amabanga y'abashakanye. Eva tuguhaye ikaze nongeye kuza inshuti zanjye abakunzi banjye nongeye kubasuhuza cyane nagarutse mu kazi ngo muri Kigali ngo hari abagabo batazi kurongora icyambere iyo umugabo atazi kurongora uruhare ni umugore ubishyiramo uruhare akenshi umugore iyo abona ko umugabo adashoboye wenda nk'urugero kunyaza cyangwa gucumita agenda umwerekera impande agenda abikoramo akenshi iyo umugore rero bisobanukiwe biba byiza birabaryohera uko ari bombi ari babiri ugasanga cya gikorwa bakoze bose babizi cyangwa umwe yigishije undi ugasanga birabaryoheye ugasanga n'umugabo buri munsi ahora yifuza umugore we mu buriri. Eva ntabwo uciye mu ijambo tubwiye uvuze ku gucumita hari abagabo baza ngo ubundi ari ugucumita no kurongora gake gake ni ikihe kiryoha tubwire akenshi igihe nkunda umugabo ukunda kurongora gake gake nibyo byiza akenshi urabona iyo ukoresheje imbaraga wihuta cyane kwihuta ntamwe ubwanyu bwo muri babiri ntabwo baba musobanukiwe ibintu mukora ibyo ari byo bivamo imvune umunaniro kandi burya umuntu arongora cyangwa arongorwa kugira ngo yishime cyangwa anyurwe n'imboro uburyo yamuryohewe ubwo kurongora gake gake nibyo byiza gake ntabwo ari ukuvuga gake gake ugenda gake gake ahubwo ugenda uyishyiramo gake uyishyira mu gitsina cy'umugore gake gake ubwanyu muza kuryoherwa umugore akaba ari ukwibwirira ngo ngeza umurego aho rero urumva uburyohe bw'igitsina cy'umugabo kikuryoheye uri umugore nawe ubwawe uri umugabo wagiye ubikora nk'uko umugore mugenda mubyumvikanaho mu buriri kandi ugatinyuka wowe mugabo ukajya ubaza umugore wawe ukamubaza nimba ari kuryoherwa ntukomeze gukora uko ubyumva wowe iyo ukoze uko ubyumva umugore yumva ko utabizi utabisobanukiwe ariko iyo ubikoze nk'uko mwese muri kubijyana neza mu buriri ndakabwira ati ndaryohewe shyira gutya duhindure gutya usanga wa mugabo aryohewe n'umugore akaryoherwa. Eva ndagira ngo wigishe abagabo b'i Kigali ndetse n'abo mu ntara hari abagabo ngo batazi ukuntu amavangingo asa mbese ubwo urumva uruhare runini ni umugore nabyumvise ngewe uruhare runini ni umugore ugira uruhare kugira ngo imibonano igende neza ahanini 100% ni umugore hari n'abagabo
n'abagore badasobanukiwe bajya bampamagara bakambaza ati sinzi kunyara, byaye inshuro ebyiri, byaye inshuro eshatu, ati ariko sinzi kunyara uko bimera, wafashe fa tukangira inama. N'abagore batazi ibyo byo kunyara cyangwa kunyara irimo cyangwa bakabacumita biyoroshya, si ukuvuga kunyara inkari zisanzwe utazabigerageza ugasanga uranyaye ibintu bidasobanutse. Ni uburyohe bw'ingoro uburyo wayumvishijemo neza ubwayo, igitsina kigenda cyoroha ugenda wirekura icyo bita inkari, ntabwo aba ari inkari ingoro bakubonye, cyangwa ugasanga wanyweye ibiyoga akaba ari byo unyarira umugabo. Ibyo rwose twarababwiye ati ntabwo aba ari inkari uhaye umugabo, ahubwo ni amavangingo ubwayo basa umweru cyane, ajya ku ishuka ubwayo ugahaguruka, wa mugabo akimara kukurongora nayo ubwayo yumva amavangingo ahita yuma nyayo. Ariko yari inkari zisanzwe ibyo bita ngo umugabo yarongoye ananyaza, iyo ntabwo byumva. Aba ari inkari, aba ari ukuryoherwa k'umugore akagenda hose yirekuye. Mujye musobanukirwa inkari n'amavangingo. Abatabizi rero bajye batubaza, yego, ni nayo mpamvu tubaha nimero, ni nayo mpamvu tuba twabazanye. mujye mutubaza tuzajya tubasubiza nta kibazo. N'abagore dukunda gushishikariza gushimisha abagabo babo, ugasanga umugabo aratashye, ni umubaje uko yiriwe, ni umubaje uko ameze, ni umubaje uko akazi kameze. Ibyo nabyo bituma umugabo agera mu buriri ugasanga gushyukwa nta gushyukwa afite, nta bushake afite. Bagira inama ubwo ubundi umugabo agitaha byakaguye kugenda gute, umugore yamwakiriza iki kugira ngo bize kugenda neza mu buriri? Urabona iyo umugabo atashye bavuye gushaka amahaho. Icya kabiri, ujye ukunda kubaza umugabo wawe uko wiriwe, umujyane mu nzu, nimba ari ukumwoza ubanza umushyire muri dushe mwoze, nimba ari n'akamasaje ke bukenerwe mu buriri ukamukorere. Umugabo ajya kukurongora ubushake bwiyongereye, santima zazamutse, urukundo rwiyongereye, agatangira akakubwira uko yiriwe, akakubwira uko ameze, akakubwira uburyo umushimishamo. Nimba atari nta bintu bigenda neza mu buriri, akakubwira ati nkumbuye positeri n'iyi, nkumbuye kunyaza, nkumbuye ko dufata icyumweru cyo tukicara hasi ku gatapu cyangwa hari ahabigenewe muba mwarateguye hanyu, mwarangiza mukicara, umugabo ukakimuha, ukicara ukuguru ukagushyira hariya n'ukundi hariya, akakubita igitsina kiba kireba neza. Wa mugabo aryama ibitekerezo bimeze neza, akajya no ibyishimo bikiyongera mu ejo akajya gushaka amarongo noneho yishimye. Ni nko koza ubwonko bw'umugabo muri make. Wowe uba wabwogeje n'urukundo rukiyongera. Nuko wenda nk'urugero, hari abagabo banga gutanga ikosha nyinshi, ahubwo bakavuga ati uno mugore ntagashimisha mu buriri, reka ajye kuyahereza hehe, kuri wa wundi uri bunkorere cya gikorwa, wa mugore atajya amurera, ugasanga ingo zirasenyutse pe. mwa bagore mwiza, ibyo njya mbabwira, niga ubwenge, umugore aba indaya ku mugabo we, ako kantu gasubiremo. ndakubeshyera iki? Umugore aba indaya ku mugabo we. Nimba mugeze mu cyumba, wowe mwiyereke, mubera indaya muri make. ni indaya ku mugabo we, kuba yuko agiye kumwereka icyo kintu ajya guhiga hanze. Bivuze ngo umugore ashobora guha umugabo we ku buryo umugabo we nta n'undi mugore yakifuza, buryo yajya ataha yumva ari we ashaka gusa. ako kantu ni ingenzi bakumve rwose neza. Eva, kandi umugabo ashimishwa n'akantu gato. nka kuriya nk'urugero, umugabo wenda atanga saa 3 z'ijoro, ukamuhamagara nka saa 2, atuze kubanguka kare, nimba ari icyo kunywa turagifatanira mu cyumba hamwe, nimba ari ukuyisisa ukayisisa, nimba ari ukumunyarira ukamunyarira, nimba ari ukuba mwabyina n'akazi gake gake mu cyumba mukabikora.
umugabo azakwanga gute? bivuze ngo abundi abagabo benshi bajya mu tubari bagiye gushaka ibyo bintu kandi abagore bagakwiye kubirema mu rugo rwabo. Nicyo kintu kiri muri iki gihe, ugasanga umugabo no kugira abanguke ze agwekeya abanje kujya kunyura kabari, abanjije kujya gusuhuza umukobwa ujya ukunda kumuha utubizo, mutinyuka mujye muha n'abagabo banyu akabizo, baba babiheruka bagiteretana. utinyuka umutungure ati sheri wagiye utamaye akabizo mbabarira ukame basi, nubwo muba mufite abana ukigira hirya mukajya mu cyumba ukamuhobera ukakamuha. Ewari irahaguruka kandi wa mugabo mujya kuryama avuga ati wa mugore turaryama ryari. Ni naho umugabo ahera ajya guha impano za hato na hato nyinshi cyane. ntanda gutungura akakugurira buri kimwe cyangwa akagusohokana akavuga ati ndashaka kwibutsa ibintu bya kera, ubona hari akantu ujya unkorera kagatuma nibuka ahandi twari turi. Eva, ndagira ngo utubwire, hari ibintu byateye muri Kigali, ndakeka no mu ntara biri kuhagera, aho usanga abasore bari kujya kunywa ibinini ngo bagire imboro nini. Ndagira ngo tubwire abakunzi ba Legacy 250 ndetse n'abanyarwanda, ubundi imboro nini nirongora, ubundi abantu bayikundira iki? Cyangwa se mwe abagore muri rusange uratumenera ibanga niba imboro nini ari izi kurongora cyangwa se nta kantu karimo? Imboro nini ntabwo ari irongora. nk'urugero ufite kurongorwa n'imboro nini ifite uburebure buhagije, ikaba ifite umubyimba uhagije, ariko defo nyirayo uyikoresha utazi kuyikoresha arayifite, urabona ko ayifite ariko na stamina ifite. uradusobanurira stamina y'imboro ni iki? nta mbaraga, ntabwo ikomeye, bakunda ububona imboro wakoraho ukajya wumvira akandika, kandi ngo yafashe umurego, kandi ubwo bwafashe umurego iraregarega. ahubwo uyikoresha kora agasiporo gake, kora agasiporo gatuma imboro ikomera. agahe gasiporo? nk'urugero hari abantu batajya bakora agasiporo ko kugenda gake gakeya ko kwirukamo, ukahasa nk'ukomeza umubiri. iyo umubiri uko ugenda uwukomeza niko no hasi hakomera. hari abantu batabisobanukirwa ngo ndafite ngo imboro nini, ngo ni ndende, ngo umugore azayibona ayikunde. hoya mbese nyikunda bakongewe imboro zose ndazizi ndazisobanukiwe. hari imboro ibira ari ntoya ya mwayene, iriya niyo mboro iruta n'izindi. ya mwayene urabona ko ashyiramo umutwe w'imboro mu gitsina, iriya mboro ya mwayene we ntabwo aba akubangamira, ahubwo aba asa nk'uri kugukirigita, kuko ntabwo ayigezamo ndani wumve ko urikanze. ibyo mubwira ngo imboro nini wenda akenshi wenda umuntu yayikoresha umugore ufite amabuno manini, kandi nabwo ataba yayikoresheje siporo ngo nabwo ikomere, ya mboro ntacyo yaba imareye wa mugore kuko yajya igera mu gitsina gasa n'iyoroshye gusa. ariko iriya ya mwayene tuyigarukeho, aba ari imboro ihora ihagaze, y'ishuka irahagarara, igahagarara ku buryo wenda nk'urugero rw'umugore ukunda kwicara, umugore ukunda kujya hejuru, ya posteri yo kujya hejuru, umugabo aryamye agaramye, umugore akamujya hejuru. iriya imboro ya mwayene yo uko uyicaramo umanuka uzamuka usa nk'uyinyongera, bita kunyonga, niko ubushake bw'umugore bwiyongera, kuko busa nk'aho iri gukarisa kuri matirisi. Matirisi uradusobanura icyo ari cyo? abanyarwanda ntabwo bayizi. wenda wafasha. matirisi ni rugongo? ni nko kuba urabona iriya ni nko ahantu umuntu asamira inda, yinjiramo inanga ugasama muri nyababyeyi.
abenshi nyine wenda uvuze ngo matrisi wa mugani ntabwo babimenya neza iyo ariko naho intanga zinjirira ujya gutwita. Iyo rero zinjiye muri ako kantu bita matrisi umugore ahita atwita. Uko igenda ihakabakaba ihakorakora niko umugore agira ubushake bwinshi akajya anyara irimo. Ibyo bita rero gucumita unanyara irimo anakunyongera ari hejuru. ubwo bivuze ngo imboro iri mwayene ibyo bintu irabikora cyane. Positeri zose yaba ari ku ruhande yaba ari ak'inyuma yaba ari ako hejuru yaba munahagaze wazamuye akaguru mukaba yakagufatiye unarangiza rwose kandi umwe naje na n'undi. uvuze kurangiza Eva turagushimiye cyane. Abakunzi ba Legacy 250 bakomeze barebe ibiganiro byacu batanga comment, share, subscribe nk'ibisanzwe. Eva muze kutubwira muri comment ukuntu mwamubonye. Ni umukobwa mwiza cyane. Natange nimero ye ahubwo kugira ngo mumugereho. Ugira ikibazo ushaka kumbaza cyangwa ushaka guca imyeyo cyangwa ushaka n'imiti y'ukongera ubushake iyo ndayigira kwa Eva rwose. Yego. Reka mbaye nimero yanjye. Yego. 078 2 6 7 Yego. 5 9. Urayisubiramo kugira bayumve neza. Turanayishyira muri description bayirebe. 078 2 6 7 5 9. Ushaka wajya imbaza ibibazo bitandukanye. Yego. Abubatse abagiye kubaka abashaka kuba batinyuka bagiye kuva mu busugi bwabo bajye butinyuka mu mbazi. Yego. Sawa cyane. Urakoze cyane.